Ndagushimiye wowe uhisemo kumva iyi nkuru. Ni inkuru y'urukundo, inkuru ibabaje, inkuru iteye agahinda. Ariko niba warakomerekeye mu rukundo, ni inkuru wakuramo amasomo menshi kugira ngo urusheho kugenda wihangana. Niba utarakomerekeye mu rukundo, nabwo ni inkuru wakuramo amasomo kugira ngo uzagende uyigiraho. Umunsi umwe, umugabo w'igikundiro yakundanye n'umukobwa mwiza cyane. Byari ibihe byiza, gusa urugendo bari bagiyemo ruteye ubwoba. Byasaga nk'igitangaza ku mugore kubona umugabo nk'uwo yahisemo kumuha urukundo rwe rwose. Umugabo yamufashije mu buryo bwose. Muhaye ikaze muri iyi nkuru yacu y'umunsi. Hano tubagezaho inkuru zibanda ku rukundo, inkuru zigisha, inkuru zifasha abatari bake. Nukunda iyi nkuru ukande like, kandi niba uri mushya ukande subscribe. Mu gihe haraba hari ikigukoze ku mutima, uze kwibuka kudusangiza igitekerezo cyawe muri comment, ndetse twakira n'ubuhamya bwa bamwe na bamwe tukabusangiza abandi bukabaviramo amasomo. Tutabatindiye, reka dukomeze n'inkuru yacu. Inkuru y'urukundo rwabo yatangiye gutya. Umugabo yakundaga kujya kure cyane, akajya kure cyane y'urugo rwe, kure y'ahantu haba abantu. Yatwaraga isakoshi ku rutugu, akambara ingofero, akagendera ku ifarashi. Nuko rero umunsi umwe ahura n'umukobwa w'amaso y'umweru, imisatsi yirabura, kandi yari umuhanga mu kumva. Nuko umukobwa asaba umusore ko yamujyana kure cyane aho isi izaberekeza. Igihe kimwe umukobwa yari akeneye ahantu ho kuzajya akajya asakuza cyane mu gihe ababaye, kuko yari azi ko nta muntu uzajya umwumva cyangwa umuntu uzajya umwitaho. Isi yaramutereranye, yari afite agahinda kenshi n'ibikomere ku mutima. Yari umukobwa ubabaje cyane. Kuva yavuka yakundaga guhura n'abantu bamubabaza, abantu batizerwa. Yari ari mu nguni y'uruziga rwa wenyine, aho nta muryango yagiraga wo kwizera. Kuba umunyacyubahiro kwari guke cyane. Yaburiye ibyishimo ku musozi w'agahinda, afite umutima ukomeretse. Yari akeneye kwitabwaho kugira ngo abashe kugera ku ntego ze. Uratekereza ko yabonye inzira muri iyi si y'umwijima? Uyu mukobwa yahoraga ijoro ryose akarimara arira. Yatekerezaga ko nta muntu n'umwe umwumva, kandi byari ukuri koko. Yaryamaga kare kandi akabyuka kare. Yari afite ibitekerezo byinshi nk'uwarohamye. Yari akwiye kuryama kuko ahanini yakundaga no kurota ibintu bibi. Uyu mukobwa yari yarabuze icyizere mu rugendo rwe. Ariyo mpamvu uyu mugabo yahisemo kumujyana ahantu hafunze, aho nta yindi njyana azajya yumva uretse amajwi meza y'inyoni y'uko yari umukobwa ubabaye. Nuko amujyana kuba aho ngaho. Batungwaga n'ubworozi. Nuko nyuma y'igihe umugabo yamujyanye gutura mu mijyi, kuko yari amaze kwishima bivuye ku rumuri rw'urukundo umugabo yari yaramuhaye. Batangira kumenyana n'abantu, bagasurana. Umukobwa arongera arishima. Nuko hashize igihe umugabo ajya mu rugendo nanone nk'uko yari asanzwe abikora, kandi yari kuzamarayo igihe kinini. Nuko umukobwa agira irungu ryinshi cyane. Nta muntu waherukaga no kumusura. Nuko igihe kimwe hanyura umugenzi yihitira, areba agahinda k'umukobwa, amubaza impamvu. Umukobwa aramubwira, maze amubaza aho umugabo yerekeje. Umukobwa asanga niyo nzira ari kujyamo, maze yemerera umukobwa ko agiye kumwandikira igisigo akazagishyira umugabo we. Nuko umukobwa atangira kumubwira uko yiyumva. Yatangiye agira ati, ngwino gusura umukobwa, ngwino gusura umukobwa, kuko ahora aririra munsi y'umusego. Yambwiye ko amaze igihe afite inzozi mbi cyane, aho akurota kubona wurira umusozi kandi ntazi ibyakubayeho. Ari kwibaza impamvu udataha, nuko ukeneye ahantu hatuje wicaye unywa icyayi, usoma ibitabo, wumva indirimbo za kera. Wenda ntafite byose wifuza, gusa yambwiye ibyo afite azagufata akujyane ku musozi muremure, maze murebe uko amazi amanuka, maze mwumve amajwi meza avuye mu nyoni mwajyaga mwumva,
cyangwa urashaka ko mujya mu kabyiniro kubyina indirimbo zo mu njyana za kera? Ahora areba ku baturanyi uko bishimye n'abashyitsi babasura, ibyo byose bikamutera ishyari kandi agukumbuye. Abashyitsi ni umugisha, niyo mpamvu aba ashaka gusurwa nawe. Twandikaga iyi baruwa mu gihe cy'ijoro, twumva umuyaga uturuka iburasirazuba. Tukwifurije kuzaryoherwa no gusoma iyi baruwa. Wenda umunsi umwe uzagera inyenyeri, kandi icyo gihe uzumva bitoroshye gutekereza igihe ukwezi kuzarasira, kuko uzaba wibutse uburyo agukumbuyemo. Ni ukuri, gira utahe, urabizi nta nshuti nyinshi agira. Ni umukobwa w'agahinda, ni umukobwa wasigajwe inyuma, utagendana n'ibigezweho. Urabizi ntazi kujya mu kabyiniro, ntiyajya no gusangira na bagenzi be. Rero gira utahe, kuko ari wowe byishimo bye. Sinasoza iyi baruwa namugushimiye. Ni umukobwa ugira urukundo, ukunda kubona buri umwe wese yishimye. Ni umunyembaraga, agira umutima mwiza. Urahirwa wowe umufite, kuko wahawe umugisha mu gihuru. Nuko wa mugenzi akomeza urugendo rwe. Aho yari yerekeje aragenda, umukobwa nawe mwiza kandi wuje urukundo ajya gushaka wa mugabo. Nuko amusanga mu ishyamba rinini, aho yari yicaye areba aho izuba rirasira. Yitegereza ibyiza bitatse isi, maze aramwegera aramusuhuza. Nuko atangira kumutekerereza nawe urugendo rwe ati, nari ndi mu rugendo, nuko nca iwawe, mbona umugore mwiza wuje urugwiro arangaburira, ndaryama. Nuko ambwira iby'urukundo rwanyu, niko kumva agahinda afite. Twandika iyi baruwa, none akira n'iyawe, niyo mpamvu naje kukureba. Maze umugabo afata ibaruwa ye atangira gusoma. Ageze hagati atangira kurira, kuko yari yumvise uburyo ki umugore we yishwe n'irungu. Hari mu gihe cy'umwijima, aho hari inyenyeri zitagira ukwezi, kuko byagenze nk'uko mu ibaruwa byanditse. Yashatse gutaha gusa ntibyakunda, kuko yari atarasoza ibyamujyanye. Wakibaza yabaga agiye mu rugendo rwa kure gushaka iki? Komeza kubana natwe ugende usobanukirwa. Umusore yakundaga kumenya ibyihishe, ibyo abantu batakitaho, yaratekerezaga agakora. Uko niko yari ateye. Rero yabaga ashaka kumenya imibereho y'abantu batuye kure y'iwabo, umuco wabo, ibyo babitse by'umurage, kandi yahavaga atahuye n'ibindi batari bazi. Ikindi, yakundaga kuzenguruka amashyamba ashaka ibimera bitabonekaga iwabo, ndetse n'inyamaswa atabaga azi, kuko yakundaga kuvurisha imiti ya gakondo. Yarangwaga no kugira abandi inama, guhanga udushya, kuvumbura n'urukundo. Nuko kubera ko atarashoboye guhita ataha, yategereje igihe cy'ukwezi ko kurasa. Gusa muri urwo rugendo rwe ntiyahiriwe cyane, kuko yahuye n'imbogamizi z'umuco w'abari batuye aho. Hashize igihe yaratashye, asanga umukobwa wari umaze igihe yibanira n'irungu. Barahoberana, baraganira, biratinda. Nuko bafata umwanzuro wo gushaka ifarashi ya kabiri, kugira ngo bajye bajyana aho umwe azajya. Nuko uwo mugabo yabereye igisubizo uwo mukobwa wari umaranye igihe agahinda. Uyu mugabo yitaye kuri uyu mukobwa, amubera ibyishimo, amuvura agahinda gakabije yari afite. Niba nawe ufite ukwitaho, mugumane atazagucika, mugumane utazamubura. Kandi igisubizo si ukwiyahura mu gihe uri wenyine. Shaka ibintu uhugiraho, ushushanye, uririmbe, ushake ibindi uhugireho, kuko agahinda gakabije gakunda kwibasira abantu bakomeretse cyane. Niba ufite ugukunda, Imana izababanye. Wakoze kubana natwe. Niba ukunze iyi nkuru ifite igice cya kabiri, urabitubwira muri komenti tuzakibagezeho. Tuzababwira ubuzima bw'uyu mukobwa nyuma y'aha ngaha. Wakoze kubana natwe. Niba uri mushya,
kora subscribe tujye tubana mu nkuru zacu zitandukanye.